so gusa kuko hari n'abandi bahanzi benshi b'abanyamerika bo noneho baza kuri stage bakavuga ngo twe turamye satani. Nk'urugero Drake nimba muri kubona ayo mafoto ye sinzi muri icyo kimenyetso yakoze. Icyo kimenyetso ni icya Illuminati ku batayizi ni wa muryango abantu bose bakorera satani cyangwa se bamwe mu bakire cyangwa abantu barenze bose bakorera satani babarizwamo. Umuhanzi nka Kanye West. My mom saved my life. There would have been no Kanye West because my dad was too busy. Kanye, we love you. We don't want to put another man. You're here for a reason, Kanye. I almost killed my daughter. Muri no video Kanye West abari kuvuga ngo natanze mama kugira ngo ngire aho ngeze ubu ngubu. Usongo gusa hari no wita A$AP Rocky. Noneho A$AP Rocky aravuga ati njyewe uko ngiye gusohora album y'indirimbo nyine buri ko ngiye gusohora album hagomba gupfa umuntu wanjye wa hafi kugira ngo album ibe international nyimenyekane. Ese ujya wibaza impamvu umuntu wese ufite amafaranga menshi cyangwa umuntu ubonye amafaranga menshi vuba akahita aba n'umustar cyangwa ari icyamamare akazamuka vuba nk'urugero nko ku bahanzi, kuki uwo muntu bahita bavuga ko akorera satani cyangwa aramya satani? Umuntu wenda yari umukenemo gake cyangwa yari umuntu uringaniye ariko yahise abona amafaranga mu buryo butunguranye cyangwa se ntanayabonye mu buryo butunguranye, arakoze yiteza imbere ariko abantu benshi bakaba ako kanya bagahita bavuga ko aramya satani cyangwa se akorera satani. Abenshi ntibanatinya kuvuga ko ayo mafaranga cyangwa ubwo butunzi afite yabukuye ikuzimu. Ese ujya wibaza impamvu abantu bakunda kuvuga ibyo bintu? By'umwihariko muri kino kiganiro kitaraza kuba kinini cyane tugiye kugenda tuganire ku bahanzi bari kuzamuka vuba cyangwa se abahanzi bafite aho bigejeje bafite audience nini bega nyine b'abastar, ariko abantu benshi bakaba bavuga ko abo bahanzi baramya satani. Ese nibyo kuba umuntu afite amafaranga ye cyangwa ahise abona amafaranga ye vuba bivuze ko uwo muntu aba aramya satani cyangwa se asenga satani? Hari n'ibitambo n'igihe abantu benshi babakekera ko bagiye ikuzimu, batanze ibitambo byinshi bitandukanye, baba baratanze ababyeyi babo, abo bakunda ndetse n'abandi. Ibyo bintu byose mugenda mubyumva. Ese koko kuba ufite amafaranga, ufite nyiri ubutunzi buhagije, ibyo bintu bishobora kuba bifite aho bihuriye na satani cyangwa ari satani waguhaye ubwo butunzi? Ibi byose nibyo tugiye kuvugaho muri kino kiganiro. Uyu munsi turaza kwibanda ku basitari b'abahanzi kuko nibwo bikunda kubaho cyane, ugasanga nk'umuhanzi azamutse vuba abantu bagahita bamukekera ko akorana na satani cyangwa yatanze ibitambo ikuzimu kugira ngo nawe bamuhe kwamamara ndetse bamuhe n'amafaranga menshi. Uyu munsi turaza kuba tugaruka ku bahanzi cyane kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro reka mbanze nshimire buri muntu wese wagize uruhare kuba dufite abasubscribers nk'aba ngaba, kuba twaravuye ku basubscribers 0 tukaba tugeze aha ngaha. Umuntu wese wakanze subscribe ndamushimiye nivuye inyuma, ni umuntu w'umugabo cyane yarakoze, Imana ikomeze kumuha umugisha. Nawe utarakanda subscribe reba aho hantu kuri iyo buto yanditseho subscribe yikande, ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu ba mbere. Kandi kino kiganiro mbere yuko gitangira please banza ukande like. Ngira ngo byabaye impamo kuba umuhanzi cyangwa umuntu uwo ari we wese ubonye amafaranga, abantu benshi bahita bavuga ngo uwo muntu aramya satani cyangwa ayo mafaranga yayakuye ikuzimu, cyangwa se abandi bakavuga ngo uwo muntu yagize ibitambo byinshi atanga kugira ngo nawe abone ayo mafaranga, nko kuba yaratanze umuntu akunda, nko kuba yaratanze mama we cyangwa abana be ndetse n'abandi bantu be ba hafi. Ibyo bintu abantu benshi bagahita bavuga ngo umuntu wese uzamutse vuba cyangwa umuntu ufite amafaranga menshi cyane uwo muntu aba aramya satani. Ese koko ibyo bintu nibyo? Ikintu nabanza kubabwira bwa mbere, umuntu uwo ari we wese ufite amafaranga menshi afite ubutunzi ntibivuze ko uwo muntu aba yaragiye ikuzimu. Nta n'ahantu bihuriye. Ari igihe umuntu akora akafata ibiceri bye akiteza imbere pe akaba afite n'amafaranga, ariko hari abantu benshi bavuga ko umuntu wese ufite amafaranga cyangwa umuntu ufite ubukungu bwinshi aba ayo mafaranga yarakuye ikuzimu. Dore icyo bagenderaho bavuga ibyo bintu. Impamvu abantu iyo babonye umuntu ufite amafaranga menshi nyine umuntu witeje imbere bavuga ko yagiye ikuzimu, hari impamvu zigera muri ebyiri bagenderaho. Impamvu ya mbere, kuba uko agaragara inyuma. Nababwiye ngo uno munsi turaza kuvuga ku bahanzi cyane ugereranyije n'abandi bantu, reka uyu munsi dutange nk'urugero ku bahanzi.
impamvu mvuze ngo impamvu ya mbere abantu bagenderaho bavuga ko umuntu aramye satani kuba afite amafaranga menshi nyine yayakuye ikuzimu, hari imihindagurikire igendera nko ku mubiri we, mu bikorwa bye uko yari ameze nyine atari kakimeze. Ubwo twabyita nko guhindura imico ye. Urugero ku bahanzi, umuntu wese ufite ubonye ubwamamare vuba vuba cyangwa se umuntu ubaye icyamamare kikaba international, abantu benshi bakavuga ko amafaranga cyangwa ubwo bwamamare yabukuye ikuzimu ari ibindi bitambo yatanze kugira ngo abone ubwo bwamamare. Dore ikintu abantu baba bagendeyeho, imico ye irahinduka. Kwa kundi ujya ubona umuhanzi yazaga wenda nk'urugero kuri stage akaririmba akanahatwika ukabona abantu barishimye, ibyo ngibyo ntago araza akabikora yego, ariko hagira ibindi byinshi ahinduramo. Ugasanga aje kuri stage amagambo ari kubwira abafana, nk'urugero wenda nko kuri ku bahanzi bagiye bazwi, ugasanga yaje yambaye imyenda igaragaza bya bimenyetso twabonye bya Illuminati. Reka dutange n'urugero rufatika kugira ngo mutazavuga ngo bavuga ibintu nyine bidafite ishingiro. Umuhanzi witwa Lil Uzi Vert cyangwa ni umuhanzi w'umunyamerika, ni umuhanzi w'igitsina gabo, ariko ubu ngubu bwamamara afite ndakeka ko abantu benshi muramuzi kuba izina rye ryaravuye ku mugabane wa Amerika rikakomeza rikajyana hano muri Afurika. Urumva ko ni umugabo uzwi. Uyu Lil Uzi Vert mu gutangira kuzamuka k'umuziki si yasaga kuriya pe, tuvugisha ukuri. Ikintu kizakubwira ko umuhanzi wese cyangwa impamvu abahanzi nako babakekera ko baramye satani cyangwa se kuba bafite amafaranga angana kuriya, ubundi ngo ari ibintu mubanza kwemeranyaho kugira ngo baguhe ubutunzi bunagana kuriya. Kwamamaza izina rya shitani cyangwa kujya imbere y'imbaga nyamwinshi ukavuga ngo ngewe nkorera satani gutyo na gutyo. Ndaza no kubabwira abahanzi bagiye babyivugira bavuga ngo ndamya satani neza, ubona nyine ko bari proud yabyo kubivuga, nta kintu babatwaye. Mu bintu byose mu masezerano mugirana na satani arabanza akakubwira ngo ugomba kunyamamaza. Nimba wanyemeye bigaragaza no ku mubiri wawe. Lil Uzi Vert ugereranyije mu bihe bya 2015 cyangwa na 4 ukagereranya na 2025, uko wamubonaga ntago ari kakigaragara. Lil Uzi Vert nimba uri kwitegereza neza, reba ayo maso ye, nyine yigize nk'ikintu cy'ikinyamaswa. Ureba imyenda ye, ureba iyo sentire, ahantu hose nyine reba akajya kuri stage agakora bya bimenyetso twavuze bya Illuminati, bya bindi bya triangle, nyine ukabona ni umuhanzi wahindutse. Ndetse n'indirimbo bari kuririmbira abafana ni indirimbo zibagumura nyine, zibabwira ngo bave mu bintu by'Imana. Nyine ukabona ni umuhanzi nyine pe, ku mubiri we biragaragara ko aramya satani. So gusa kuko hari n'abandi bahanzi benshi b'abanyamerika bo noneho baza kuri stage bakavuga ngo twe turamya satani. Nk'urugero Drake nimba muri kubona ayo mafoto ye, sinzi muri icyo kimenyetso yakoze. Icyo kimenyetso ni icya Illuminati ku batayizi ni wa muryango abantu bose bakorera satani cyangwa se bamwe mu bakire cyangwa abantu barenze bose bakorera satani babarizwamo. Nimba ukoze icyo kimenyetso ni nko kuvuga ngo nge namaze kugera mu muryango, ndi na proud yabyo. Umuhanzi nka Kanye West, abantu benshi baramuzi, ni umuraperi mwiza, aririmba indirimbo nziza. Kanye West ni umwe mu bahanzi bagiye kuri stage cyangwa batanze interview bakavuga ati njyewe natanze umubyeyi wanjye kugira ngo ngire ahangaha ngeze. Rwose akabivuga no kurira, ukabona ko nyine ni ibintu biba byamubabaje cyane. Kanye West ngo yatanze mama we, kugira ngo reka mbanze mbareke murebe ino video muraza kumbwira. My mom saved my life. My dad wanted to abort me. My mom saved my life. There would have been no Kanye West because my dad was too busy. Kanye, we love you. You're here for a reason, Kanye. I'm fighting my daughter.
Muri ino video Kanye West aba ari kuvuga ngo natanze mama kugira ngo ngire aho ngeze ubu ngubu. Murabizi ko nagiye mbabwira ko umuryango wa Illuminati ni umuryango n'abantu bishyize hamwe baramya Satani, kandi abo bantu ni abantu bafite izina rikomeye cyangwa abantu bafite abanyepolitiki nyine barenze. Kanye West ahangaha ari kuvuga ngo natanze mama kugira ngo ngire ahangaha ngeze ubu ngubu. Si uwo nguwo gusa, hari n'uwo bita A$AP Rocky, umugabo wari hano abanza namwe mumuzi, ni umuraperi w'umunyamerika. Nawe yagize interview ari kuganiriza abanyamakuru, nawe aza kuvuga ngo njye natanze abantu banjye bose ba hafi bigira aho mbamara, mbega kugira ngo abone ubwamamare cyangwa kugira ngo agire aho agera ubu ngubu. Yatanze abantu benshi cyane. Noneho A$AP Rocky aravuga ati njyewe uko ngiye gusohora album y'indirimbo nyine, buri ko ngiye gusohora album hagomba gupfa umuntu wanjye wa hafi kugira ngo album ibe international nyimenyekane. Mbega ngo njye namaze gutanga mama wanjye, ntanga ababyeyi banjye, ntanga abantu bose ba hafi, kugeza aho abo bantu bose ba hafi bashize. Noneho bigiraho ntanga ibitambo by'uko umuntu wese tumenyanye ataba muri uwo muryango wa Illuminati nawe ngomba kumutanga kugira ngo nkomeze namamare. Byumvikana ko aba bahanzi nkuko nababwiye ngo ikintu kigenda abantu benshi bagenda bavuga ko abantu bose babaye abakire cyangwa se abantu bose bamamaye vuba, impamvu bavuga ko bakorera Satani nuko uwo muntu atangira guhindura imico ye. Abantu bahinduka mu myitwarire gute rero? Ni handi usanga umuhanzi yatangiye kwishyiraho amatatuwaje, usibye ko hari n'abayishyiraho nyine kugira ngo base nk'uko babishaka. Amatatuwaje y'indirimbo zabo baratangiye gukora indirimbo z'ibishegu nyine, ukabona n'indirimbo irimo ibintu nyine bigaragaza Satani cyangwa se ibiki byose. Nk'umuhanzi witwa Lil Uzi Vert, indirimbo ze rwose ziba zigaragaza ibintu by'ibisatanike, ngaho ngo ari kubyina, murabizi ko ari umutinganyi, ngaho ngo ari kubyina, ngaramanutse ageze ikuzimu, ngamansurira Satani. Nyine ukabona abantu barahindutse ku mibiri yabo, ugasanga nyine niyo mpamvu abantu bari kuvuga ngo impamvu nyine nyamukuru abantu bagenderaho bavuga ko abantu baramya Satani nyine nako abantu bafite amafaranga cyangwa abantu bamamaye vuba. Impamvu abantu bagenderaho bavuga ko baramya Satani nuko abo bantu imico yabo igenda ihinduka. Noneho ibyo bintu byo kugenda bahindagurika ku mico yabo tukajya tubihuza na Bibiliya. Undi murabizi ko kubatizwa ni nk'umuhango. Dore impamvu bavuga ko ari umuhango nyine kubatizwa. Ubundi iyo umuntu yabatijwe aba yemeye ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwe, ariko ibyo ngibyo biba ku mutima, nuko umutima waciye bugufi akemera ko yakoze icyaha, noneho agasaba imbabazi Imana ikamubabarira, akabavutse bushyashya. Noneho impamvu nababwiye ko kubatizwa ni nkaho ari umuhango, ni ikimenyetso kigaragaza ibyabereye mu mutima mo imbere. Munyumve neza, kubatizwa si ukuvuga ko wemereye ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ahubwo ni ikimenyetso kigaragaza cyangwa gihamiriza cyangwa ibyabereye mu mutima mo imbere. Mbega ni kwa kundi nyine mumara no kubatizwa mugafata udufoto bakabafotora ku buryo n'umuntu uzakubona ku gafoto atavuga ngo runaka yarabatijwe, bivuze ko yemeye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Ibyo ngibyo bivuze ngo no mu migenzo ya Satani, nimba Satani agize icyo agukorera nawe ukamuhereza igitambo, wenda utanze nk'urugero umwana wawe, nawe aguhaye gukira, aguhaye amafaranga, aguhaye kwamamara, aguhaye gukundwa, nimba utanze icyo kintu nyine nk'igitambo, ugomba no kubihamya neza nyine ukabona ko ni wa muntu wahindutse mu myitwarire. Niyo twagendaga tuvuga ngo umuntu wese ukorera Satani ubaye umukire vuba vuba akenshi agenda ahindura n'imico ye. Bivuze ngo nimba nawe uramye Satani cyangwa se wabaye umwe na Satani, nyine utangiye kumukorera, watanze ibitambo, aguhaye amafaranga, nawe ugomba kubihamya neza. Nk'urugero mujya mubona nk'abakirisitu bambara neza, bagenda neza nyine, ubona bambaye imyenda bikwije, mbega bagendana n'amahame y'uko Bibiliya bivuga nyine. Noneho n'abakorera Satani niko twabita abakozi ba Satani cyangwa abambasada ba Satani hano ku isi. Nyine Satani yagize icyo abaho kugira ngo bagere aho bageze ubu ngubu, nabo bisanisha nk'uko abishaka. Nimba bashaka ko kwamamaza ubutinganyi, nabagiye mbaho urugero rw'abahanzi b'abatinganyi nka Lil Uzi Vert. Nimba bashaka kwamamaza ubutinganyi ku isi, ubwo nyine uramukorera neza weruye. Nimba ushaka amafaranga ko kugenda nawe wambara nk'ijipo uzuba umutinganyi, werekana ibyiza byabyo,
nyine agukoresha icyo ashaka cyose, nyine ni nk'aho uba wabatijwe mu migenzo ya Satani. Ariko aho ngaho biba bigeze biba byarenze nyine indengakamere. Hari n'abantu bajya bavuga ngo tugiye kuzimu tukazana amafaranga ngo ibiki n'ibiki, ariko iyo wahamije Satani noneho ku mugaragaro batabigukekera, aho ngaho noneho biba byarenze urugero, nyine uba wabaye nka ambasada wa Satani hano ku isi. Rero kugira ngo kino kiganiro kitaza kuba kinini, wenda mugikeneye mwazambwira nk'abakorera part 2 noneho tukabyinjiramo neza. Uyu munsi reka tube tukirekeye ahangaha kugira ngo kitaza kuba kinini cyane. Uyu munsi twaganiraga ku mpamvu abantu benshi iyo babonye umuntu ufite amafaranga menshi cyangwa umuntu ufite ubutunzi bwinshi bahita bavuga ko ayo mafaranga cyangwa ubwo butunzi yabukuye kuzimu. Twagiye tubona ingero za bamwe mu bafite amafaranga menshi b'abasitari bavuga ko ayo mafaranga bayakuze kuzimu cyangwa batanze imiryango yabo kugira ngo bagere kuzimu. Rero twasanze imwe mu mpamvu abantu benshi bavuga ko umuntu wese ubaye umukire vuba cyangwa umuntu utunze amafaranga menshi, abantu benshi bavuga ko avuye kuzimu, akenshi biterwa no ku mihindagurikire ye. Ugasanga umuntu wenda yarahindutse, twagiye tubivugaho tuvuga ukuntu bahinduka, haba mu myambarire, uko bagenda, uko bavuga, ukumva umuntu nyine yabaye umuntu w'umugengesta, nyine ukumva imico yarahindutse. Icyo nicyo abantu bagenderaho benshi bavuga ko umuntu amafaranga afite cyangwa imitungo afite yose yayikuye ikuzimu. Reka dusoze kino kiganiro mbashimira kumwe mwabanye nanjye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa kabiri. Reka mbibutse gukanda subscribe kuri ino channel, mufungure inzogera kuko ino channel igiye kugicaho ibintu by'ubwenge gusa. Nimba ukeneye ko dukora part 2 noneho tukabyinjiramo neza mu bahanzi noneho bagenda biyemerera ko baramye Satani neza, tukabyinjiramo nyine nkabasobanurira, urandika muri comment wandike ngo dukeneye ikiganiro nyine part 2. Ubwo rero reka mbibutse gukanda subscribe n'ikino kiganiro, niba ugikunze ukande like, ugisharinga inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kumenya byinshi kuri bino bintu. Reka duhere mu biganiro by'ubutaha. Mbibutsa ko ino channel icaho ibintu byinshi bitandukanye, namwe mukunda ibintu byo kwitagadura ntimwahejwe. Ino channel icaho amakomedi meza agiye atandukanye, munyarukireho murebe. Tabakunda cyane, duhere mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.